Twongeye kubasuhuza nshuti za DCNTNC, twongeye kubaha ikaze kuno mwanya ngo tugiye kubagezaho inkuru nziza, inkuru y'umushinga wa miliyari 85 wo kuvugurura ibitaro bya Masaka, aho ibitaro bya Kigali bizwi nka CHK, ibitaro bizwi na buri umwe wese bigiye kwimurirwa, dore ko bigiye kurwa mu mujyi hagenewe ibindi bikorwa bitandukanye bijyanye n'uburyo bwo gutaka umujyi mwiza, ukaba umujyi usukuye kandi umujyi ufite gahunda. Ibitaro bya Kigali CHUK bigiye kwimurirwa i Masaka, dore ko hagiye kugirwa igicumbi cy'ubuvuzi. Nk'uko mubizi, hari kubakwa ikigo cy'Abafaransa bigiramo cyangwa se bahuguriramo abaganga bo ku rwego rwo hejuru bavura mu buryo bwo kubaga indwara zo mu rungano ngogozi, ariko nta bubabare bwinshi bubayeho, hakoreshejwe amarobo. Akaba ari ikigo mpuzamahanga cy'Abafaransa, ariko ishami ryabo ryo muri Afurika rikaba riri mu Rwanda, ariryo IRCAD Africa. Twabakoreye video, mwajya kuri channel yacu mukayishaka, IRCAD Africa. Rero uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ku bya IRCAD, tugiye kuvuga ku by'umushinga wafunguwe cyangwa se washyizweho ibuye ry'ifatizo. Akaba ari umushinga wo kwagura ibitaro byari bisanzwe ari iby'akarere ka Kicukiro, cyangwa se byari bizwi nka Masaka Hospital. Ubu bikaba bigiye kuvugururwa, bikagurwa, bigatezwa imbere ku buryo bijya ku rwego mpuzamahanga. Akaba ariho zimukira ibitaro bya CHUK bivanywe mu mujyi. Nk'uko u Rwanda rufite gahunda yo kuba rwateza imbere ubuvuzi, bukaba bwatera intambwe iganisha ku kuba ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi. Ibitaro bya Masaka rero nabyo byari bisanzwe ari iby'akarere ka Kicukiro, dore ko byubatswe mu mwaka wa 2013 ku nkunga ya leta y'Ubushinwa. Iyi leta y'Ubushinwa ni nayo igiye kwagura ibi bitaro, aho ibitaro byari byubatse hagurwe, noneho ibitaro bishyirwe ku rwego rwo hejuru, hongerwemo izindi nyubako, noneho ibitaro bya Kigali bizwi nka CHUK bibe ariho byabasha kwimukira. Umuhango wo gushyira ibuye ry'ifatizo kuri ibi bitaro cyangwa se kuri uno mushinga wabaye kuri ino tariki 30/3/2023, kuri uno munsi wa 4 watambutse. Ndetse uyu mushinga ukaba umaze iminsi cyangwa se amezi waratangiye gushyirwa mu bikorwa, ukaba urimo kubakwa cyangwa se uri gutunganywa na kampani y'Abashinwa izwi ku izina rya Shanghai Construction Group Company, ikigo cy'Abashinwa kizobereye mu by'ubwubatsi. Ibi bitaro rero cyangwa se uno mushinga ukaba uje ari umushinga wagutse, umushinga munini, dore ko ibitaro nibyuzura biteganyijwe ko bizaba bifitemo ibitanda 823 byiteguye kwakira abarwayi, dore ko CHUK twari dusanzwe tuzi cyangwa se tuzi kuri ubu ngubu yakiraga abarwayi 400. Kumva ubwo ni ibitanda 400, kumva ko ari nk'inshuro ebyiri zirenga ku zari zisanzwe. Igishushanyo mbonera cyabyo kigaragaza ko bizaba bifite inyubako 3 z'abarwayi zubatse mu buryo bw'amagorofa, harimo ndetse n'izigeretse inshuro 5. Urumva ko ari ibitaro binini cyane. Bizaba bifite kandi inyubako zikorerwamo ubushakashatsi, izo kwigishirizamo n'izindi. Izo kwigishirizamo nizo nk'ibitaro bya CHUK, tuzi ko ari ibitaro bya kaminuza nyine, harimo abanyeshuri biga ubuganga, ibijyanye n'ubuvuzi cyangwa se ibyo kwita ku magara y'abantu, bakoreramo imenyerezamwuga rituma baba abanyamwuga koko, bagasohoka amashuri biteguye kuvura cyangwa se kwita ku magara y'abantu. Ibitaro bikaba biteganyijwe ko bizuzura mu mwaka wa 2025, bikaba bizaba byuzuye neza, byiteguye gutangirirwamo cyangwa se gutangirwamo amaserivisi. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Ngirente Edouard, ubwo yatangizaga cyangwa se yashyiraga ibuye ry'ifatizo kuri ibi bitaro, yavuze ko ibitaro byitezweho gutanga serivisi ziri ku rwego rwo hejuru mu buvuzi, ariko bikaba bizajya bitanga amahugurwa n'amasomo mu rwego rwo kugira abaganga n'abahanga bashoboye kandi mu gihe gito. Ati imbaraga nk'izi ziri gushyirwa mu yindi mishinga itandukanye mu kubaka ubushobozi bw'ibitaro by'icyitegererezo nk'ibyitiriwe Umwami Faisal, ibitaro bya Kanombe n'ibindi, muri ya ntego y'uko u Rwanda ruba igicumbi cyangwa se ruteza imbere ubuvuzi, rukaba igicumbi cy'ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi. Nk'uko tuzi ibihugu byateye imbere
cyangwa se n'ibindi bihugu bindi bigenda bijya byifashishwa mu kuvura abantu bafite ibibazo mu buzima. Nuko tujya twumva ngo abantu bagiye kwivuriza mu Buhinde, abantu bagiye kwivuriza muri Kenya. Ibyo byose aba ari imbaraga igihugu cyashyize mu buvuzi, akaba ariyo ntumbero n'igihugu cyacu gifite. Nk'uko hano i Masaka hari kugenda hashyirwa ibikorwa byinshi, ibikorwa remezo by'ubuvuzi. Twavuze ubuvuzi, ikigo cya Ircad, ariko hari n'ikindi kigo nacyo kiri kubakwa kizajya kivura uburwayi bwo mu mutima bw'imitima. Akaba nacyo ari ikigo mpuzamahanga gikomeye, kandi tuzi n'uburyo u Rwanda rwagiye rushyira imbaraga mu buvuzi bwa kanseri, bwubaka ibitaro nk'ibyo tuzi muri Butaro. Tuzi kaminuza yubatswe i Butaro nayo yigishirizwamo abaganga ku rwego rwo hejuru, bakora amashuri cyangwa se kaminuza ihanitse mu by'ubuvuzi. Ibyo byose ni ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa bigenda bikorwa kugira ngo u Rwanda rube igicumbi cy'ubuvuzi, cyangwa se ruteze imbere ubukerarugendo bushingiye ku buvuzi. Ibi byose rero biri kuba, cyangwa se uno mushinga turi kubona uyu munsi, ni umusaruro w'ubufatanye cyangwa se umubano uri hagati y'u Rwanda n'Ubushinwa, dore ko muri 2017 Perezida Kagame yagira uruzinduko mu Bushinwa, ndetse mu mwaka wakurikiyeho wa 2018 Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping nawe akaba yarageze i Kigali. Rero mu biganiro byabayeho, cyangwa se mu bufatanye bwagiye buturuka muri uwo mubano, akaba turi kubona ibitaro cyangwa se n'umushinga ukomeye uri kubakwa hano i Masaka, dore ko ibitaro byari bihasanzwe nabyo byubatswe n'Abashinwa, ndetse n'ibingibi biri kuvugururwa, cyangwa se n'umushinga munini akaba ari umushinga w'Abashinwa. Urumva ko u Rwanda rurakataje, intumbero ni nini, imihigo irakomeje, niko twavuga. Tukaba tubijeje rero gukomeza tubagezaho inkuru nk'izi ngizi, inkuru z'imishinga minini, inkuru z'imishinga y'iterambere mu gihugu cy'u Rwanda. Tukaba tubasaba kuguma kubana natwe, kugira ngo ibiganiro byose tubategurira, ibyo tubagezaho byose bijye bibageraho ku gihe, kandi mukomeze kubana natwe. Mwibuke gukanda subscribe hamwe natwe, mukore like, share, ubundi dukomeze tubagezaho amakuru ku gihe. Murakoze, naho ubutaha.